umunsi urangira saa sita z'ijoro. Yego. Kandi saa sita z'ijoro ntiwabyuka ngo urye. Nta nubwo wabyuka ngo uteke. Ku batagira babafasha guteka. Yego. Abandi rero burya umuhanga wo kwiyiriza ahera uwo munsi. Gahera kuwa gatanu akemera akababara. Arega ibyo kurya n'iby'inda. Agahera kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, ubwo ku cyumweru ariko navuze ntabwo ari ku Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro, umugisha w'Imana ubane namwe aho muherereye hose. Tukomeze tubabwire ngo umwaka mushya muhire wa 2025 uzabera umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, muzawurye ntuzabarye. Ni ubwa mbere kuva umwaka warangira cyangwa n'uyu watangira duhuye n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Uraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza. Ndabona umeze neza ariko uratuje cyane, sinzi niba ari ukubera amasengesho, kuko ubwo duherukana uravuze ko hagiye kubaho amasengesho. Ndibaza amasengesho ari busozwe uyu munsi. Yego niko bimeze. Iminsi mu masengesho naho najya burya mpajya ndiho nsenga. Yego. Ntabwo njya nica umwanya ndimo. Ntabwo umwanya ndimo njya nkwica. Rimwe na rimwe hari abantu bajya bavuga ngo umuntu ntabwo ashobora gukora amasengesho ngo asohoke mu nzu bishoboke. Wowe bijya bigushobokera? Ko wari uvuze ngo naho najya hose mba ndi muri gahunda. Birashoboka cyane. Birashoboka cyane. Ntabwo gukora amasengesho ari kuyakora uryamye cyangwa ngo yakore wicaye gusa. Nshobora kuba naraye mu masengesho bugacya nkaryama, saa 8 zagera nkabyuka nkajya n'ahandi. Naho nkajya gusengerayo. Nkabona kongera nkagaruka. Ntabwo rero amasengesho kuyakora bivuga ngo ni uko uryamye cyangwa ni uko uri mu rugo utahava. Oya, ntaho bihuriye. Keretse abandi batinya inzara. Twere inzara hari ikintu cyiza ukakimenyera. Yego. Nk'ubu hari abanga kwiyiriza bagatinya kwiyiriza ngo ntazarwara igifu, ngo bitazagenda gutya. Ugasanga umuntu arasenga ariko ntashobora kumara iminsi 3 atarya atananywa. Byaramunaniye atabishobora. Hari ariko abantu benshi bavuga ko ibyo bintu bidashoboka. Nawe se niko bibona. Nawe niko bibona se cyane ko mbibona. Njyewe siko mbibona kuko ntabwo urayakora iminsi 3 na 7 narayakoze. Nta kurya bimwe byo kuvuga ngo buri hari ibintu abantu bitiranya. Bakumva ngo amasengesho kuyakora ngo nuko mu gitondo ntacyo wafashe gusa, cyangwa ukagira icyo ufata mu gitondo ngo ukaza kongera nimugoroba. Oya, ntabwo yari amasengesho baba bayishe. Amasengesho no guhera mu gitondo. Ku batabishoboye ariko. Yego. Njyewe n'amasengesho nyatangiye uyu munsi. Uyu munsi turi tariki 3 z'ukwa mbere. Yego. Hatangira none kuwa gatanu. Ubwo ni ngombwa nzayarangiza ku cyumweru aya masaha. Habe n'amazi. Niba ay'iminsi 2 ubwo 3. Ayitatu. Tuvuge natangiye ku munsi mu gitondo cy'uyu munsi saa 12. Ngomba kuzongeza ku cyindi saa 12 z'ikindi z'undi munsi ku cyumweru. Nibwo mba nyakoze. Nibwo ubu yakoze. None se ko hari nk'umuntu ukora amasengesho akavuga ngo nariye nijoro, ejo mu gitondo nta kintu nzafata, nzongera gufata ikintu saa 12 z'umugoroba. Nawe akabibara nkaho umunsi urangiye. Ntabwo umunsi urangiye. Abayisha amasengesho. Ntabwo umunsi urangiye. Ubundi
umunsi urangira saa sita z'ijoro yego kandi saa sita z'ijoro ntiwabyuka ngo urye nta nubwo wabyuka ngo uteke ku batagira babafasha guteka yego abandi rero burya umuhanga wo kwiyiriza ahera uwo munsi agahera ku wa gatanu akemera akababara arega ibyo kurya n'iby'inda agahera ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru ubwo ku cyumweru ariko navuze ntabwo ari ku cyumweru mu gitondo yego nimugoroba ku cyumweru icyumweru cyari kivuye mu kuwa mbere mu gitondo kuko ari ku cyumweru mu gitondo yaba ari ay'ibiri birashoboka cyane ndabyibuka rimwe abantu badukurikiye banzi babyibuke yego barimo bita Baruzine twabonaga mu cyumba cy'amasengesho i Rwamagana barabizi twabonaga mu cyumba cy'amasengesho ajya nanyandikira arambwira ati gumamo uracyari mu mwanya barabizi n'abandi benshi abo bita amakadete bari za Rwamagana Insinda twigeze dukora amasengesho y'iminsi 3 turi mu cyumba cy'amasengesho mfite andi y'itatu yego y'agahimano nakoze ubwo si iminsi 6 yego utarya utanywa babyibuke neza wenda bazabidushyiraho muri komanteri narahagurutse kubera ngo ni hari inguni y'inzu nabaga nicayemo nk'iriya noneho nagiye guhaguruka ndabyibuka niho hano Imana yarambwiye ati nkushyize hariya ugomba kuba umurinzi w'icyumba wigeze utubwira ko hari Imana yari yarakuhaye ahantu ugomba kujya ufatira izamu cyane nagiye guhaguruka birananira abandi bakoze y'itatu njye ubwo nari nkoza y'itandatu narya ntanywa kubera ubuzima nyine none se reka nkubaze nta mafaranga nta byo kurya nyine reka nkubaze nta n'uwakureba nta n'uwagira ate uwo munsi y'upfa wishwe n'inzara wari kuba wiyahuye wari kubona ubugingo ntabwo nari kuba niyahuye none se Imana zitanga ibiryo Imana zitanga ibiryo Imana nitanga ibiryo ese kuki muri iyo minsi 3 namaze ntarya ntari mu masengesho asanzwe yenga dusenga hari ayagahimano ndi mu gusenga nyine kuki itampaye ibiryo muri icyo gihe yarize impamvu ubundi hari umuririmbyi wa 38 ivuga ngo kanduncure inkamba zimvemo buriya hari ibintu bijya bito icyuma cyawe uhora unkoresha buriya hari abantu bagakarangwa n'ubuzima bakumva ko Imana yabibagiwe yego ntabwo Imana yabitwibagiwe ahubwo iyo uzaba ukomeye Imana igucisha mu bikomeye yego ubu nigeze njya gusengera ahantu bita Muhazi nturutse za Rwamagana hari mu isantere ngenda n'amaguru arashyuha uze kugenda ivumbi rikakurenga uvuye Rwamagana mu isantere njye Muhazi ujya kuri Muhazi n'amaguru abandi twasenganaga bari bafite amatike ntibanagutegera ariko mu kigeragezo nta murwaza mu kigeragezo nta murwaza buri wese ari urukundo ruke rw'abarokore ntabwo mbizi ariko buriya iyo uri mu kigeragezo n'uwari kuguha amafaranga ntayaguha ibyo ikigeragezo Imana yagushyize n'uwari kuguha ibyo kurya ntibikunda ubu ngiye mfite tension none ikomeye cyane hari abantu bajya bahamagara akambwira tujye kukohereza amafaranga ahubwo Imana ibaha umugisha naza kuryama nijoro agaterega Imana ikambwira aterega burya n'igihe wabujije hari ibigomba hari ibyo ugenewe hari n'ibyo utagenewe ubwo rero mboneho no kubwira abantu nukanda akanyenyeri ukabona amafaranga ntaje ntuzagire ngo ntajya asunika ntajya ayashyiraho puresha ajya arekera nukanda akanyenyeri ukavuga uti reka mfashe umukozi w'Imana utaza gutuma se twicwa n'inzara oya ntabwo twicwa n'inzara Imana yacu ihari oya ntabwo bibaho
ntago bibaho. Mbonera no gushimira umuntu uzi umuntu hari kuri bonane. Hari umuntu wampaye 2,000. Inoti ya 2 ya 2 kabisa. Arambwira ati najya ngo dusangire umwaka mushya. Imana ikumpera umugisha. Inshuti nziza n'ubundi ngo inshuti niyo mugendana mu byiza no mu bibi. Buriya naramubonye ko ari inshuti nziza. Ya 2 arambwira ati najya ngo dusangire ubona. Ariko ko narabaze nsanga nibyo. Harimo fanta 2 kandi sinazimara. Harimo fanta 2. Harimo fanta 2 zirenga ahubwo na biscuit enye fatisha rwose. Impamvu abantu ariko umuntu ashaka yaraguhanye umutima ukunze cyane rwose. Imana izamuhumugisha. Nkunda abantu bakora ikintu n'umutima ukunze cyane. Imana imuhumugisha. Impamvu mvuze biscuit abantu buriya ntibabitekerezeho ati se umuntu w'umugabo arya biscuit gute. Hari igihe kigera bikaba ngombwa ko urya biscuit nagakomo kajya ukaba wakanywa da rwose. Fanta na biscuit birya biragendana. Nshaka kuvuga abantu gutya nabivuga abantu bakabatereka nibaho. Ariko hari na biscuit ihenze by the way. Ishobora kugura inoti ya 12,000. Nge ndavuga 100. Ntago ndagera mu rwego rwo kugura iyo biscuit. Ngera yigeze ngo ni 10,000 oya. Nagenda nkaguramo umuceri cyangwa nkaguramo ibirayi nkabikamaza icyumweru. Abantu ahubwo bakanda akanyenyeri tugura ibirayi. Ibirayi byaragabanutse no muri iyi minsi. Birimo biragabanyuka. Biscuit rero bura ngiyewe yaramfashije cyane. Twigeze dukora ikiganiro hambere mvuga kuntu nigeze kumara iminsi 2 ntarya. Umuntu anyohereza 5,000. Imana irambwira ngo amafaranga ntuyakoreho. Uko intuma kuri wa mugabo wari ufite urusengero hariya Nyagatovu. Yego. Uriya mugabo nawe ufite cano sinibuka izina rye neza. Intuma ku rusengero kandi icyo gihe nabaga za Nyamirambo. Mfata moto y'5 ihangeza niyo kugaruka si 2 bisigaye. Yego. Ndagenda ngeze i Nyamirambo ngo nta kintu wemerewe kurya. Genda ugure je na biscuit. Nibyo nariye. No kuri. Abantu bashaka kumva biscuit kumva ngo ntago bya. Ariko ubanza n'ubundi umuntu wese agiye asengera ibyo agiye kurya. Cyangwa abaza Imana ati ndarya iki. Hari ibyo Imana yabuze umuntu. Hari byakubuze. Simpamya ko Imana yakwemera ko umuntu arya akabenzi. Oya. Reka. Nawe ntuzakarye. Reka ntabwo nabura kurya akabenzi. Urakarye? Yewe. Kubera iki se ntakarya? Kubera iki? Uzubi bw'ingurube. Ni iki? Ni ubuhe? Ingurube burya ni abadayimoni. Habona nawe. Ariko we. Ahubwo ndagutinya. None se ni igiki kitarimo abadayimoni? Ingurube yararenze. Nayisengeye abadayimoni baba bakirimo. Ntago mbizi. Ahubwo banyehera akabenzi nge nirire. Yo kumwira ngo. Urashaka akabenzi? Benze nakabaga keza cyane. Aha. Birakomeye. Naho rero buri ubundi iyo uri mu kigeragezo cyawe nta mu kigeragezo nta murwaza ubamo. Ahubwo nabari kukurwaza bakuvaho. Niho hahandi na so na nyoko bashobora kukwanga. Cyangwa sinzi niba mbivuze nabi ariko papa na mama bashobora kukwanga. Ntabwo bivuze nabi rwose. Bashobora kukwanga. Nibyo rero ndamvuga. Tewe niwe warembye aremba ngo umuntu ashobora kukwanga akakwishyiramo agatanga ibiguzi byinshi ngo ntukabeho, agatanga n'ingabo nyinshi nazo zigapfa, ariko Imana itabirinda bigapfa ubusa. Uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bumva Imana nayizizi sibe. Mwana wanyu muramukunda. Buriya ikigeragezo cya kikuriho. Umubyeyi arakwanga, nawe muvukana bakakwanga. Ukaba nzimenya. Hari umutera twajyaga turagirana inka bamwitaga nzimenya. Nzihahira, nzirwanaho. Nuko nibwo buzima. Iri mu kigeragezo rero Imana yonyine nigira ite
ntigira icyo ikora. Njye nigeze kuba ahantu no gusenga binanira ariko umuntu umwe yokagira abuzukuru n'ubuvivi n'ubuvivure yanyiciye umuzimu, yanyiciye umwaka rwose. Wa mubyeyi wahora Imana guha umugisha. Uzi ko nigeze kugira igihe nkabura ubwisanzuro bwo gusenga neza mbura ubwisanzuro bwo gusenga, ariko umuntu yaguhamagara kuri telefone n'umuntu uburyo umusengera, simbona uburyo musengera. Ariko Imana yo kabyara ikorera mu mukozi wayo, aravuga ati reka nkugirire neza. Ndamushimiye ahari Imana mu gihugu cyo mu ijuru mumpera umugisha mwinshi. Mu kigeragezo rero nta murwaza, ariko nageze aho ndamubona. Isaha y'Imana igeze. Imana inyicira umwako. Buri Imana ijya twicira umwako. Yego. Yesu ajya yica umwako. Ukamara iminsi 2 ubona nta byo kurya, ukamara iminsi 2 nta mazi. Ariko Imana ikagira itya ikavuga ati nagushyize ku ikosi, ariko nje kuri gukuraho. Iyo yari gukuyeho rero ntihandi ugera mu bantu ngo yiwe ngo ko wabaye mwiza, ngo ko wabyibushye, ko byagenze gutya. Tinduye kuri gikara inzobe yaraje n'amanitama cyane. Yego. Urumva? Iragutinza. Imana yacu iragutinza ikagutegera. Mbona kubwira abantu bari ku misozi, abantu mugowe, abantu munaniwe muri ku misozi, mwihangane. Imana iragutinza ikagutegera. Mugume mu mwanya murimo gusa. Imana izitugirire neza. Reka twihute rero dutanga message, ariko ntitwabasenze. Twahugiye mu biganiro byiza ntitwasenga. Turasenga mu kanya tugiye gutambutsa message. Hanyuma abantu nyine bajya banyandikira amakomanteri ngo jya uceceka, ngo jya ugira gute. Ejo ubundi bari barabuze, ariko ejo bundi barongeye niba bakeneye ko mvuga. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko nimba ngo nta usangira n'udakoramo. Buriya turafashanya. Ibyo Eric avuga n'ibyo mvuga hari igihe bidufasha. Hari abantu banditse muri komanteri baravuga ngo turi gufatanya namwe gusenga kugira ngo Imana irengere abanyarwanda bari muri Mozambique. Nanjye narabibonye. Hari abanditsemo baravuga ati mudusengere, twaranasahuwe, nta kintu bafite. Yewe nanjye nuko ntacyo mfite, nanjye nabakandira akanyenyeri. Ariko mwafashije abantu b'Imana. Ibyo ko ari ukwibukira ubutunzi bwahinswa n'inyenzi ngo zitagera. Mwakishakiye ubutunzi mu ijuru. Niba hari icyo ufite, niba hari icyo mfite, nkurushije cyangwa ndushije, ntago nakwiye kuburara, ntago wakwiye kuburara. Pascal ntago yakwiye kuburara. Nawe utukurikiye cyangwa utwumva ntago wakwiye kuburara. Mozambique rero si kure, wagira igihumbi hari ubuziyo wakimwohereza. Ubusa buruta buri. Kandi ni byiza abana b'Imana ni urukundo, tugomba gukundana. Tugomba gukundana. Ntago ari nka bya bindi bavuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa. Oya, uwo ni umugani. Uriya mugani nawo ni utuma umuntu atadebeka. Nawo ufite icyo uvuze. Ariko ubundi busanzwe umuntu yafasha undi. Imana nabyo ashaka tugomba gufashanya. Icyo bita urukundo. Kuko Imana ni urukundo. Nshobora kuba ntacyo nkurusha kijyanye n'ubushobozi, ariko nkakurusha kugira umwanya wo gusenga. Yego. Nkakurusha kwibabaza. Nkamara iyo minsi 3. Yego. Nibaza ngo Pascal ngiye kumusengera. N'urugero Pascal aza kundeba tugakora ibiganiro, inkweto yamucikiyeho ku mutima nkavuga ariko Pascal ngiye kumusengera, Imana imuhe inkweto. Ngiye kumukora amasengesho y'iminsi 3.
ntabwo ari uko mba nkwanze, yego, ahubwo nuko hari icyo nkurushije. kandi noneho hari igihe usanga n'abantu barusha abandi imbaraga zo gusenga. Burya gusenga ni impano ikomeye cyane, ahubwo abantu benshi bayifuza. Usanga niyo mu mufuka we nta kintu afite, ariko akabura n'umutima wo gusengera wa muntu kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwiwe. Kandi mu by'ukuri buri wese atanga icyo afite. Buri wese umuntu atanga icyo afite. Njyewe rero ntacyo mfite kirenze, ningira 1000 nkabona ubabaye tuzagisangira, ningira 2 nkabona ubabaye tuzagisangira. Ubu hari umumana inshoboze, hari umukecuru wo mu cyaro namwemera ko nzamutangira mituweli, yego, ariko ubu ntayo mfite, ariko ndizeye. Kwizera kurarema, yego, ntago mpamba imbwa. Iyo nsenga ntago mba mpamba imbwa, ariko njya numva ngo n'abahamba imbwa barahembwa. Yego. Njyewe ntago mpamba imbwa, ndasenga kandi ndasenga Imana, mpora niteguye. Imana yambwiye imodoka, Imana yambwiye amazu, imbwira iki, ariko n'ubu muri aka kanya mba numva byagiye gakora mba, kandi ntago bizaturuka mu ijuru ngo hari icyifuzo mfite. Hari icyifuzo mfite. Ndifuza ko, kubera ko iyo wagiye cyane cyane mu burasirazuba, ujya uhakora imirimo myinshi, ujya uhakora ibikorwa byinshi, uhura n'abantu benshi bababaye, bakuze, batishoboye. Njye ndifuza ko tuzaza tujyana ibiriya bikorwa ukora hariya, tukabigaragariza abantu, tukabigaragariza abantu. Rimwe na rimwe hariho n'abandi bantu bafite umutima wo kuba bafasha, ariko babura inzira babicishamo. Ariko noneho aho isi igeze uyu munsi, nimba turi abakozi b'Imana, twebwe ntituritangaza amakuru, ahubwo twebwe tuba turi gukora umurimo w'Imana. Nimba aho isi igeze ari digitale, nta mpamvu no kujya gukora ibintu rwihishwa. Njye ndashaka ujya umpamagara, nanjye mfate tike yanjye, tugende dusure bari abantu. Haba harimo abababaye, twanabakorera, twabashyira ahagaragara, ushaka kubafasha akabafasha. Natwe icyo dushoboye tukagira gute, tukabafasha. Ubu ikintu turiho tugomba gusengera ni ugufatanya n'abantu, tugafasha abantu. Icyo urushije umuntu ukacyumufasha. Mbonereho, ariko Imana yacu ni igitangaza. Imana iherutse kunyereka umwana uri mu karere ka Kayonza. Mwiyerekwa cyangwa gutya? Mwiyerekwa. Yego. Imana yacu ni nziza, ariko abantu badasenga, mwaretse tugasenga Imana. Imana yanyeretse umwana uri mu karere ka Kayonza, ufite ishyaka ryo kurwana ku muryango we, kugira ngo ubeho. Umuryango we uriho nabi. Imana imunyereka gutyo mu nzozi, ari umwana w'umukobwa. Ndagira ngo nkubwire ngo ejo bundi yarampamagaye mpagaze hano, ari n'umugabo arampamagara, arambwira ati ndagira ngo nsengere. Imana ni igitangaza. Arampamagara ati ndagira ngo nsengere, ati Imana duhe imyambaro mu rugo, ati kandi Imana impa akazi, n'amase akazi wumva washobora n'akaye, ngo tugasengere. Arambwira ati niyo nabona icyo gucuruza, ati nkabona igishoro, ati ariko nkambika mu rugo, nkabona n'ibidutunga. Urumva uwo mwana afite ishyaka, ni umwana w'umukobwa. Ndaje ndareba nimero ye tumuhamagare. Ndagira ngo nsaba abantu badukurikira, abakunzi bacu, bajya badufasha kenshi kuko barahari badufasha. Mwakabyaramwe rwose mumbabarire mudufashirize uriya mwana. Ndaje ndebe nimero ze tumuhamagare. Giye ariko giye yampamagara naramaze kumubona mu buryo bwiyerekwa. Ariko ni muyifite ngendo mva baramuhamagara. Reka nzi nyirebe nimero ye tumuhamagare. Kuko nejo undi yaranyandikiye arambwira ngo ni wa mwana w'i Kayonza. Kandi nzi neza ko rwose tumufasha abantu Imana izabana. Afite imyaka ingahe? Asinze ndaje turamubaza twumve.
hose ngendo umunyantege muri sikondo mwimukira agufite nagerahe unjye imbere mbere ingabingingira Yesu mbere ingabingingira nayibonye reka tumuhamagare ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzampe gutinyuka. Halo, muraho neza? Muraho neza. Muhamagaje indi nimero mfiteho amayinite. Nitwa Mugabe, wigeze kumbwira ngo wambonye ku kiganiro, ntanga ikiganiro. Yego. Ntiwambwiye. Kubwiye ngo imwe nifuzaga ko wansengera Imana ikanyuza kunyara ku buriri. Ikindi? Kama n'akazi nyine ngakora. Ugakora ukagira gute? Gatera imbere. Oya, ntubice ku ruhande, nyibutsa neza. Niba ntaribagiwe, warambwiye ngo umusengere Imana ngo iguhe igishoro ukore. Yego. Hanyuma ibindi? Nibyo. Oya, ibuka neza. Warambwiye ngo umusengere Imana iguhe igishoro ngo ukore ngo ucuruze. Ubu tuvugana ndi kuri kamera, ndagira ngo nkusabire abakunzi bacu bagufashe, kandi wari wambwiye ko byibuze nk'ibihumbi 100 byagira gute byagufasha niyo wacuruza inyanya. Urambwira uti mba numva rwose mbonye icyo gukora, nafasha umuryango wanjye ukabasha kwambara, nkafasha barumuna banjye bakiga. Si uko wambwiye? Ndakubeshyeye? Ikindi ni iki harya wambwiye? Nyine ni uko nari mfite icyo kibazo nyine cyo kunyara ku buriri. Kandi ikindi umbwira ko ubana na mama wawe na barumuna bawe. Yego. Kandi umbwira ko Imana yabashyigikiye mukabona inzu. Yego. Turebe uburyo wabona uko wakora kugira ngo ufashe umuryango wawe. Harya bakwita nde? Sandrine. Sandrine. Harya wambwiye ko utuye Kayonza hagana he? Mukarange. Ngaho tubwire nimero yawe kugira ngo abakunzi bacu bumve, uzagira icyo agufasha azagufashe, hanyuma nawe ufashe barumuna bawe kuko igitekerezo ufite ni cyiza. Yego. Ngaho tubwire nimero yawe kugira ngo abakunzi bacu cyane. Ariko nimero ni 079 079 51 51 07 07 98 5. Ibaruyeho nde? Sandrine niyo yigenera Sandrine. Ubwo abakunzi bacu babyumve, nimero ni 079 51 07 98 5. Ibaruyeho niyo yigenera Sandrine. Imana iguhe umugisha rero. Yego, urakoze cyane. Ubwo turakomeza dusenga Imana ikomeze ikoresha abantu, hanyuma bizagende neza. Sawa rero, Yesu aguhe umugisha. Yego nawe. Suhuze n'abandi. Yego ndabasuhuza. Tuzagusura numara kutubwira ko hari icyo Imana yakoze, uzatuhamagara tubwire, tuzagusura. Yego.
sawa murakoze Yesu abahe umugisha. yego nawe. Urumva rero nibyo mba nkubwira, umwana nk'uyu aba afite ishyaka. yego Tekereza ni mutoya nawe aracyarerwa, ariko akavuga ati unsengera Imana kugira ngo impe icyo gukora ndere barumuna banjye mbone n'uko biga. Hashize iminsi tuvuganye, ariko Imana yari yamunyeretse mu buryo bw'umwuka. yego Abantu rero hano hanze abantu barababaye, kandi tuvanga abantu barababaye, hari abantu bababaye. Soko nanjye ntababaye, nawe urababaye n'undi arababaye, ariko hari abababaye. Hari abababaye kubera ubuzima. Yesu we. Hanyuma abakunzi bacu babyumvise, ufite umutima ukunze ntabwo tugombera kumubwira ibintu byinshi, ahubwo twavuga ngo nakore kuko ikeri cyo gihe. Uzi ko hari igihe kizagera abantu bakabura uburyo bwo gukora cyane. Hari umugabo ni ubanza ari Yesu wabivuze, yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa kuko bugiye kwira. Ngiye kwira aho umuntu atabasha gukora. Ubwo buzima ufite nicyo gihe cyo kububyaza umusaruro. Ayo mafaranga ufite ntufasha abababaye. Ntunavuga utereka ngende nubaka ikigo cy'amashuri hariya, nibuze abantu baza, hari abana batishoboye, hari abana b'abantu batishoboye. yego uvuga uti nzabarahira umwarimu ariko bijya nk'uko abandi bishoboye nabo biga. Ubwo nabwo burimo wandikisha ku Mana. Njye ariko narabihize, narahize ndavuga ngo Mana, Imana mfite ibintu byinshi yanshezeranyije. yego ariko navuze Mana sinshatse kubivuga, ariko navuze Mana umunsi byasohoye, njyewe niyemeje kuzubaka ikigo cy'amashuri cy'abana batishoboye biga primaire isanzwe. yego hari abantu bafite hari abana bakagombye kugira ubwenge, bakagombye kuzamuka, yego ariko badafite uburyo. Nahize umuhigo ko nzubaka ikigo cy'amashuri y'abana y'abantu batishoboye. Namara kucyubaka nkabashakira n'umwarimu cya prive, yego umwarimu nawe nkajya mwishyura. Byenda vuga ngo Rezironderi, ngo Kigali Parensi, hariya mu Kiyovu ntuza ngo barehaya naye. Oya, ni umuhigo nahize, ahubwo Imana nigira insubiza vuba ibyansezeranyije nanjye, hanyuma mpigure. yego Miguri. Ariko se ko bajya bakunda kuvuga ngo abantu benshi ngo basenga babwira Imana ngo dukorere ibi natwe dukora ibi, ariko ngo bamara kubibona bakagushwa n'ibisubizo. Wigizeye Imana? Bijya bibaho. Ngiye imbaraga ndazizeye kuko mu muhigo nahoze, kuko urambaje ngo nizera imbaraga. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubutazi yava ntamenya n'iyajya. Teo niwe waremye aravuga ngo umutima w'imbabazi w'Imana ifite ni uzatuma umuseke udutambikira. Iryo jambo riri muri Yeremiya, Yesaya, ndumva ari muri Yesaya hafi aho. Rero buriya iteka ryose n'abantu badukurikiye bari kuri kamera, abantu bareke umutima mubi. yego bareke umutima mubi. Buriya utekereza icyiza iyo wifuriza abandi byiza. Haleluya. Amen. Imana nayo ikugenera ibyiza. yego Kandi ikakugenera ibyiza gute? Ibigukwiriye. Ntese niba mfite icyifuzo cy'uko ngomba kuzubakira abana amashuri, iwacu haraza Rwamagana hari ikigo gihari cy'umuntu uba hanze bakita Shefuje, abantu bari mu karere ka Rwamagana barakije Sefuje. Ni ikigo yubatse iwabo muri karitsiye, barakimwitirira ngo ni ikigo cya Meri Birega. Urumva? Imana imuha umugisha cyane kuko hari abantu benshi yafashije. Ni ikigo cyigisha ubudozi. Ubwo se uwo muntu ntago yandikishije ku Mana? Ntago ariyo? Ntago yandikishije? yarandikishije. Ubu se umuntu wampaye 2,000 kuri bonane akavuga ngo nagira ngo dusangire umunsi mukuru, hari n'undi wampaye 1,000. nawe Imana imuha umugisha. Nawe Imana imuha umugisha. Urumva?
yego abo bose barandikishije, n'abandi bagiye badufasha mu buryo butandukanye barandikishije. yego Kuki wowe wagira icyo ubona ntufashe cyangwa ntiwandike izina nk'uko tubizi hano mu isi? Twandika izina mu isi ariko no mu ijuru ryanditswe. Yego. Izina ribi ni izina ryo kugira nabi, ariko izina ryo gufasha no gutabara no kugaragara mu byiza mu ijuru riranditswe. bene ibyo Bibiliya iravuga ngo bene ibyo nta mategeko abihana, Ayo yaba y'ijuru yaba y'isi, nta mategeko abihana, nta tegeko rihana umuntu wakoze neza, ntayo. umuntu wavuze neza. uba ufashe inzira ugatera intambwe ukagenda ukabwira nk'abayobozi bw'akarere uti ndashaka munshakira ikibanza, ndashaka kubakira abana b'incuke irerero cyangwa se pirimeri ariko ya pirive, yego kandi ninjye byose uzajya mbyikorera. ndajya mbyikora nta mafaranga nzabaca. Ntekereza ko ntabwo bakanga kuguha ikibanza, bakiguha cyane udafite nayo ikibanza ufite yo kubaka, leta yakikugurira. Kubera iki? Kuko ufite umutima mwiza, icyerekezo cyiza. yego Imana itugerere neza, Imana twiteho. reka ntange mesaje rero, ntabwo ntinda ndumva. Ndumva ko twaganiraga twakoze byinshi, ariko icyo ngira ngo nkangurira abantu babe maso, abantu babe maso, biyubakire ejo heza yo mu ijoro. Ntabwo mvuga iyo mu isi, niyo mu isi bayijyemo, nayo bayijyamo kandi iranahari. ejo heza kugoboka ugeze ku myaka ya pansiyo, hari niyo mu ijoro. Rero ngira ngo abantu nabo bayijyamo. Ejo heza ni imirimo wakoze, ejo heza ni ibyiza wakoze. Ntabwo Imana izaguhembera ko wagambiriye nabi, ntabwo Imana izaguhembera ko uri umunyeshyari, ntabwo Imana izaguhembera ko uri umusambanyi, ntabwo Imana izaguhembera ko uri umunywa urumogi cyangwa umunywanzoga. Ntabwo ibyo Imana ari byo izaguhembera. Imana izaguhembera umutima mwiza, Imana izaguhembera igihumbi wahaye umuntu umufashije, Imana izaguhembera ibyo wakoze, ntabwo izaguhembera ibibi wakoze, ahubwo izabiguhanira. Yesu atugirire neza rero, kandi Imana amahoro duhana umugisha. Mesaje irongeye kubaha iteye gutya, niyo abantu bari Mozambique. Nayikomojeho ndababwira ngo rwose muntu hari uwo waba uzi, hari waba ugize ute, mufashe abantu bariyo. Icyo nshoboye no kubasengera, ndabasengera, ariko ufite icyo afite abafashe. Ubu haravuga ngo ariko se ngo kuki usabira abandi wowe utisabiye? Nanjye nubona aratabinkwiriye uzamfashe. Ariko njye ndimo ndaryama nkasinzira, kabone naho naburara, ariko hari abataryama, hari n'abatarya. Urumva ibyo bintu biri byaguhuriyeho, biba biremereye. Iyo niyo mesaje rero mufasha abantu, cyane cyane n'uriya mwana nawe uri mu karere ka Kayonza mwamwumvishije, simuzi yampamagaye gutyo, ariko Imana imbwira ko ngomba kumuhamagara. Ufite icyo amufasha akamufasha, Yesu abaha umugisha. Kandi n'utabona nawe uburyo yabimugezaho, nimutugezaho rwose tuzanamusura. Imana irahari, tuzagenda tumusure tumuganirize. Nimero ye twarayibonye, yaraduhamagaye, ariko mufashe, afite umuryango uriho nabi, kandi Imana irabaha umugisha. Yesu rero nabaha umugisha kandi mukomere cyane, ndabakunda. Mbana no kubifuriza ngo umwaka mushya muhire wa 2025, umwaka mushya muhire ubabere mwiza, wo gukira, wo kwatura, wo kwihana no gukomera muri uru rugendo. Yesu abagire neza rero, ndabakunda. Nimero yanjye ya telefone
ni 0788 8 nanone 96 97 41. Yesu abaha umugisha. Amen. Urakoze cyane, reka tugusabira umugisha wowe mukozi w'Imana Eric Mugabe ndetse n'abandi bose bari badukurikiye, bari baduteze amatwi, bose turabasabira umugisha, tubararikira ikindi kiganiro kizakurikiraho aho uzabuje kutugezaho iby'Imana yagutumye yakubwiye muri aya masengesho urimo urasoza. Reka ambwira abantu b'Imana ngo tubasabiye umugisha n'iryo sengesho riruta ibindi byose. Nyinshi cyane. Amen. Shalom.